nk'uko bisanzwe tubaye ikaze kuri St Patrick Driving School. Uyu munsi rero ni umunsi tugiye gufatikanya muri iri somo dukomeza kwiga amategeko y'umuhanda ndetse no kuyasobanukirwa mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze. Your dreams make them real. Tubafasha kugira ngo inzozi zanyu zibe impamo nk'uko bisanzwe hamwe na St Patrick Driving School. Dukomeje kubahereza ikaze kugira ngo twinjire mu isomo ryacu ry'uyu munsi. Uyu munsi rero tugiye gukosorera hamwe ikizamini cy'amategeko y'umuhanda cyakozwe uyu munsi ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Nukurikirana neza uko ikizamini cy'umunsi cyari kimeze, ndagira ngo nta birenze ejo mu gitondo urabasha kwinjira mu kizamini gikurikiye ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Turi kumwe na Patrick Driving School cyangwa se St Patrick Driving School na teacher Patrick abafasha gusobanukirwa amategeko y'umuhanda byihuse. Ikibazo cyacu cya mbere rero uyu munsi cyari kibanze ku matara, ariko ndagira ngo ukurikire ntago bigoranye. Nukurikirana teacher Patrick kuri St Patrick Driving School ntago biraza kugorana, ndakubwiza ukuri ko biraba byoroshye. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga nibura rigaragara mu ntera zikurikira: A. Mu ntera ya metero 150, B. Mu ntera ya metero 50, C. Mu ntera ya metero 20, D. Mu ntera ya metero 10. Igisubizo cya nyacyo rero ni C. Itara ribonesha nimero y'ikinyabiziga cyangwa se nimero iranga icyapa y'inyabiziga igaragarira mu ntera ya metero 20. Ikibazo cyacu cya kabiri cyabazaga ngo ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira: A. Umweru n'umukara, B. Umweru n'umuhondo, C. Ubuso bw'umweru gusa, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cya nyacyo rero ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Naho ikibazo cyacu cya gatatu cyo cyabazaga ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira: A. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, B. Gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago, C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cya nyacyo hano rero ni A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya kane kibandaga cyangwa se kiragira kiti: iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 mu nzira nyabagendwa, romoroki iziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, uretse velomoteri idafite umuyobozi, kandi uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bukaba butuma itara ry'ikinyabiziga biyikurikiye ritagaragara. Iyo romoroki igaragazwa ku buryo bukurikira: A. Itara ryera riri kuri romoroki inyuma, B. Itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma, C. Itara risa n'icunga riri kuri romoroki inyuma, D. Ibi bisubizo byose nibyo. Ese igisubizo cya nyacyo ni ikihe? Nk'umuntu witegura kujya mu kizamini cy'amategeko y'umuhanda, aha ngaha ubasha kwisuzuma mbere yuko dusubiza iki kibazo, nawe ukaba ufite agakaye ku ruhande ukandika, then nyuma ukaza kutubwira igisubizo cya nyacyo. Hamwe rero na teacher Patrick kuri St Patrick Driving School turagufasha gusobanukirwa byose. Igisubizo cya nyacyo rero ni D. Nk'uko bigaragara ibi bisubizo byose nibyo. Naho ikibazo cya gatanu cyo kiragira kiti amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira: A. Iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200, B. Iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe
zitagera muri metero 100 keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Tukwibutsa gusoma ndetse no gushishoza ugatekereza kabiri ukurikije ibyo wakuye mu ishuri. Ikibazo cya gatandatu cyo kirabaza kiti iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabugenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga, ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira: A, velomoteri. B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri hano rero ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cyacu cya karindwi cyo cyabazaga kiti abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanya imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira. A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya imihanda. B, abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri rero hano ni A, ni abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Tubibutse ko ikizamini kigizwe n'iminota 20, buri kibazo gitwara umunota umwe, bivuze ngo iyo utakaje umunota uba utakaje n'inota. Gutsindira provisoire rero cyangwa se uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga ni amanota 12, guhera kuri 12 kuzamura uba watsindiye uruhushya. Muri St Patrick Driving School ho iyo watugannye tukakwigisha, ni ukuri kose amanota yawe yacyora yose ari 20 kuri 20, kandi bikakubera inkomezi no ku ikizamini cya burundu naho ukabona amanota 20 kuri 20. Ikibazo cya 8 cyo kiravuga ngo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Ese ibyo bipimo ni ibihe? A, utarengeje metero 50. B, utarengeje metero 100. C, utarengeje metero 150. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo cy'ukuri rero ni A, utarengeje metero 50. Buri gihe ntugomba kurenza metero 50 ugabanywamo amatsinda atonze uwo murongo. Igisubizo cya 9, ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. A, ni muri metero 200. B, ese ni muri metero 250. C, ese ni muri metero 300. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ngira ngo murabibona ko ari D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Muri ibi bipimo byose byatanzwe igisubizo nta kirimo. Igisubizo cya nyacyo turaza kukibona mu isomo rizakurikira. Ikibazo cya 10 cyo kirabaza kiti imbibi ziri ku mpera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira.
nshuti bavandimwe muteze amatwi cyangwa se mudukurikiye mu ishuri ryacu rya St Patrick Driving School, turagira ngo tubamenyeshe cyangwa se tunabibutse ko ari ingenzi kumenya amagambo asa nk'aho akomeye cyangwa se y'incoberamahanga arimo, kugira ngo bigufashe gusobanukirwa neza igazeti cyangwa amategeko y'umuhanda nk'umuntu witegura kuba umuyobozi w'ikinyabiziga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ahangaha yacu iravuga ngo irangi ry'umuhondo ngarurarumuri, B irangi ry'umweru ngarurarumuri, C irangi risa n'icunga rihishije ngarurarumuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Abantu benshi bakunze guhita basubiza ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo batatekereje cyangwa se batasubije ubwonko inyuma ngo bibuke ibyo mwarimu aba yarabigishije. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni A, ni irangi ry'umuhondo ngarurarumuri, ni irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Ejo nugera ku kizamini uzabyibuke ko ari irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Ikibazo cya 11 kiravuga ngo kugira ngo ikinyabiziga kive ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Ese kugira ngo ikinyabiziga kive ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe gishobora gukoresha cyangwa se hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. A, inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, naho D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni B, ni inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Ni inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Ikibazo cyacu cya 12 cyo kirabaza kiti iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, urugero ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo, bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe. Usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. A, ni metero 4. B, metero 3 na santimetero 50. C, ni metero 3. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni C, metero 3 nibyo bipimo bitagomba kurenga. Ikibazo cyacu cya 13 cyo kirabaza ngo mu mujyi no ku mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ariyo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. A, toni 10. B, toni 16. C, toni 24. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri rero hano ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cyacu cya 14 cyo kirabaza kiti iyo bitewe n'imiterere y'ahantu, intera itandukanya icyapa n'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. A, kare ifite ubuso bw'ibara ryera. B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. C, mpande 3 ifite umuzenguruko utukura. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cya nyacyo hano rero ni B, ni urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Ikibazo cya 15, nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba, igihe ijoro rikeye, kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. A, muri metero 100. B, muri metero 50. C, muri metero 40. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni C, ni muri metero 40. Ikibazo cyacu cya 16 kirabaza kiti ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyirikarita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa
mu ibaruwa ishinganye ibyo bikorwa mu gihe kingana gute, cyangwa se ishinganye ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A, mu mezi abiri. B, mu kwezi kumwe. C, mu minsi 15. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cyacu cya 17 kirabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyasa rivuga uburenganzira bwo gutambuka, icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? A, ntacyo gihindura. B, abo rireba nibo batambuka mbere. C, abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri rero ahangaha ni A, ntacyo gihindura. Ikibazo cya 18 cyo kirabaza kiti romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibindi binyabiziga bikurikira: A, velomoteri. B, ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. C, igare. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cyacu cya 19 kirabaza kiti amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijoro rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. A, metero 100. B, metero 75. C, metero 25. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri hano rero ni B, ni muri metero 75. Ikibazo cyacu tugiye gusorezaho ari nacyo cya nyuma nka tip tugiye kubahereza kuri St Patrick Driving School. Tubutse ko muri kumwe na Teacher Patrick ubafasha gusobanukirwa ndetse no kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo burambuye nk'abantu bitegura kuzaba abayobozi b'ibinyabiziga mu bihe biri imbere bitandukanye. Ikibazo cyacu cya 20 kirabaza kiti iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibintu bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200. Aha, ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Kurikirana uburyo bagiye kutubwira: A, inyuma ni amatara 2 atukura. B, iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro n'itara ndangaburumbarare risa n'icunga rihishije cyangwa ry'umuhondo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese nka tipu tuguhaye ugiye kujyana mu kizamini ejo mu gitondo ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025, urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Ese nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese A na B ni ibisubizo by'ukuri? Ariko reka tukumara amatsiko hamwe na Teacher Patrick kuri St Patrick Driving School turagufasha gusobanukirwa. Ahangaha rero igisubizo cya nyacyo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Bivuze ngo A na B icyo bisobanuye niko kuri kw'iki kibazo twari twabajijwe. Reka tubashimire rero, tubutse ko mwari muri kumwe na Teacher Patrick kuri iyi channel yacu ya YouTube, aho tubafasha gusobanukirwa byimbitse amategeko y'umuhanda kuri St Patrick Driving School. Amasomo yacu rero ni buri munsi tuzajya tugerageza kubashyiriraho amasomo agiye atandukanye abafasha, ariko kandi tunabafasha gukosora ibizamini byagiye bikorwa mu minsi yatambutse, ari nako tubahereza shuwa ku bizamini bindi biri imbere. Nk'ubu ngubu iri somo twize uyu munsi aya masaha tugiye kurya uploadinga, umuntu uri buri kurikirane ejo mu gitondo akajya ku kizamini, yakora saa 4, yakora saa 5, yakora saa 7, igihe azakorera cyose. Turabamara amatsiko yuko ari ryo somo rizakorwa ku munsi w'ejo. Niyo mpamvu tubashishikariza kudukurikirana ndetse no kwita ku masomo dutambutsa n'ibiganiro byacu bitambuka kuri iyi
channel yacu ya St Patrick Driving School, akaba ari naryo shuri ryacu riherereye mu duce twose tw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mwaduhamagara cyangwa se mukatwandikira kuri nimero igendanwa ya telefone 0788 10 28 717 0788 10 28 717. Thank you for watching our videos. Remember to subscribe, comment and share if you want to make a change for this class.